Reka twakire mwene data kandi twakire namwe mwese mudukurikiye igihe cy'ubuntu inshuti zacu ziri hirya no hino ku isi. Icyubahiro kibi cy'Imana. Ngewe nitwa Nkuranga François, ndi umwana w'Imana. Kuri kamera z'igihe cy'ubuntu turi kumwe n'undi muntu nawe umuntu mukuru arivuga, ariko kandi muramumenyereye. Hari ikiganiro aheruka gukora ikindi nacyo cya kabiri nacyo agiye gukora. Tugiye kumwakira atangire yivuga, narangiza asenge, noneho atangire atuganiriza ku gihe cy'ubuntu. Ni karibu. Murakoze cyane, ndabashuje. Amazina niyo nshuti Emmanuel, nanjye ndi umwana w'Imana. Kadusenge kugira ngo tuganire. Urakoze mwami Yesu. Icyubahiro ni cyawe iminsi yose yo kubaho kwacu, si yo kubaho kwacu gusa, ahubwo ni igihe cyose, kuva kera isi itarabaho kugeza ibayeho kugeza n'iteka ryose. Icyubahiro ni cyawe. Ushimwe mwami kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye, twongere kuganira ibihura n'ukuri watumenyesheje. Ushimye ko abantu bose bagiye kubyumva, bigiye guhinduka impamvu yo kubaho kwabo abatarabaho, kandi n'ababayeho bagomeze kubaho no gukura bazamuka binjira mu bwiza wateguye bw'itangaza. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Karibu. Ndagira ngo uyu munsi tuganire ku kintu ushobora kumenya cyitwa gutya: ukuri kw'ibiriho. Ukuri kw'ibiriho. Byari bihagije kubyita ukuri, ariko kubera ko tutamenyereye guhita tumenya ko ukuri ari kw'ibiriho, niyo mpamvu nashimye kongera icyo kintu, kuri kw'ibiriho. Kuko ushobora kugira ukuri kw'ibyabaye, ushobora kugira ukuri kw'ibizaba, ushobora kugira ukuri kw'ibintu bitandukanye byinshi, ariko ngewe ndashaka kwivugira ibiriho uyu munsi. Ushobora kumenya ukavuga ngo ndi ibi ngibi, iki ndi kubona ni iki ngiki, icyo numvishe kiriho ntago kizaba. Aho niho nshaka kugira ngo twinjire. Iyo dusomye tukumva neza icyo Paul yari ari kubwira Timoteyo mu rwandiko rwa 2:15, ahamubwira ibyo gukwiriranya neza ijambo ry'ukuri. Ni ingenzi kumenya ese igihe usoma ijambo ry'Imana, by'umwihariko iyo usoma Bibiliya, ibiri kuvugwa biri kubwirwa bande, bameze bate? Ese ni ijambo ry'Imana riri kubwirwa batizera cyangwa nabizera? Ese n'abakera, n'abataraba ibyaremwe bishya cyangwa se n'ibyaremwe bishya? Ni ingenzi kumenya ukuri kw'ibiriho kandi bikwerekeyeho. Uretse kumenya ukuri kw'ibiriho, ni ingenzi no kumenya ukuri kw'icyo wowe uri cyo. Kugira ngo unamenye ibikwerekeyeho, ni uko wowe ubanza kwimenya. Ni uko ubanza kwimenya. Ese uri umunyabyaha? Ubanza kwimenya, ukamenya n'ibikwerekeyeho, ukamenya n'icyo ukennye n'icyo ukeneye. Uri umukiranutsi? Naho ubanza kumenya ibikwerekeyeho, ibyerekeye ku bakiranutsi. Uri umwana w'Imana?
cyangwa uri umwana wa Satani. Ibyo byose turabibona Bibiliya bivuga. Hari aho ivuga ngo mukomoka kuri so Satani, ariko hano tukabona ati turi abana b'Imana. Ibyo byose se bibwirwa abantu bamwe? Ni ibya bose se? Uruhande rumwe se uri umwana wa Satani, urundi uri umwana w'Imana? Uruhande rumwe uri umunyabyaha se, urundi ruhande ukaba uri umukiranutsi? Njye nagira ngo tuganire ku kuri kw'ibiriho. Icya mbere Bibiliya yigisha ni uko umuntu wese ukomoka kuri Adamu imuvuga gutya, ivuga ko ari umunyabyaha. Iyo ivuga ko ari umunyabyaha ntabwo ari uko kuba, nagira ngo tubanze tukumve neza. Iyo ivuga uko kuba ikavuga yenda ni umunyabyaha, cyangwa ibiri ikavuga ngo uri umunyabyaha, Imana ikavuga ngo uri umunyabyaha, ntabwo iba iri kuvuga imirimo yawe. Kuko ikintu cyitwa kuba nujya ucyumva, ujya ubanza ucyumve mbere y'uko utekereza ibyo gukora. Kuko ibyo kuba ntabwo ari ibi biciriritse nko kuvuga ngo nka gutya usanga umuntu yenda ni umunyonzi cyangwa ni umumotari cyangwa ni umushoferi cyangwa ni umunyeshuri, undi ni umudogiteri, undi ni umwarimu. Nko kuvuga ati uyu munsi yenda ndi umunyeshuri, ejo nzaba ndi umukozi. Yego ibyo nibyo uri byo, ariko ibyo ni ibintu bidafata icyo uri cyo mu buryo bwa kamere. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuba umunyonzi ariko ntabwo ari umunyonzi muri kamere. Ni imyitozo yakoze runaka, akora ikintu runaka biturutse ku byo yize mu gihe runaka, bituma abasha agira ubushobozi bwo kugikora, tukamwitirira icyo kintu. Ariko ibyo ntabwo ari byo turi kuvuga hano. Iyo Imana ivuga ngo uri umunyabyaha, iba iri kuvuga wowe muri kamere, mu cyo uri cyo mu mwuzuho. Urugero nk'iyo usomye Abaroma 5 gasoma umurongo wa 19 gatasome uko avuga. Aravuga ngo kandi nkuko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye kwa benshi baba abanyabyaha. Baba abanyabyaha. Ndagira ngo banze gutinda kuri iyo kintu cyitwa kuba. Baba. Iyo biri ivuga kuba ntabwo ari nko kuvuga ngo bakoze icyaha. Kumwe ushobora kwitirira umuntu ko ari umunyabyaha kuko wamubonye ari gukora icyaha runaka. Icyo ntabwo ari icyo Bibiri ivuga. Kuko mbere y'uko anakora, hano turi kubona abantu bari kuba abanyabyaha kubera igicumuro cy'umuntu umwe. Ariko niba ari kuba abanyabyaha mu buryo bwo kuvuga ati kubera ko ni ikintu yabaye kuko yagikoze, hanyuma nareka kugikora kiramuhesha noneho kutaba cya kindi. Ni ikintu yabaye kubera ingeso ze, ni ikintu yabaye kubera imyitwarire ye. Nahindura imyitwarire, cya kindi yari cyo kirahinduka. Ntabwo ariko Bibiri iri kuvuga hano. Uburyo Bibiri kuvugiramo kuba ni nkuko nshobora kuvuga ati uyu muntu ni igitsina gabo, ni igitsina gore. Iyo turi kuvuga ngo umuntu ni igitsina gabo cyangwa igitsina gore,
tuba turi kuvuga muri kamere, imiterere, n'iy'imibereho ye itari guhura neza n'icyo kintu. Ni twebwe ntabwo ari cyo turi kuvuga, ntabwo turi kuvuga imibereho, nubwo imibereho nayo iza ishimangira icyo kintu ari cyo, ariko ntabwo bizira mu mibereho, ahubwo bizira mu kuba. Kuvuga ngo muri kamere, mu cyo ari cyo cyose, the entire being, icyo ari cyo cyose, bivuze ngo mu gihe ataraba ari icyo kintu, uwo nawe ntaraba akiriho. Mu gihe araba atari kiri icyo kintu, bivuze ngo ubundi uwo turi kuvuga wavugwaga kare ntago araba akiriho, kuko ntago ushobora gutandukanya icyo ari cyo n'ubuzima bwe. Nibwo buzima afite muri we imbere, ku buryo bwifitemo imbaraga zo gusohoka n'abantu bakabubona. Icyo nicyo cyabaye ku bantu bose, kubw'igicumuro cy'umuntu umwe. Baba ku buryo ntabwo ushobora gutoza uyu munyabyaha gukora neza, ntabwo bishoboka. Ikibazo gikomeye hano Imana inafitanye n'aba bantu bita abanyabyaha, Bibiliya kwita abanyabyaha, babaye abanyabyaha kubw'uyu muntu umwe Adamu. Ntabwo ari nakoze, sinakoze, natekereje, sinatekereje. Ikibazo cye ntabwo gishobora gukemurwa no kuba wamutoza gukora ukundi, yenda ngo uvuge ati rero wari umunyabyaha kubera ko usambana, none reka gusambana kwawe uhinduke umukiranutsi. No. None wari igisambo uhinduka ugira ubuntu. No. Turi kuvuga ngo keretse urupfu rw'uwo muntu nirwo rushobora gushyira iherezo ku cyari cyo. Ibi nubyumva uri bwumva impamvu urupfu rwa Kristo rwari ngombwa. Urupfu turi kuvuga iki? Turi kuvuga iherezo ry'ubuzima, iherezo ry'ubuzima runaka, iherezo ry'icyuri cyo runaka. Turi kuvuga aho ubuzima burangirira. Nicyo cyateye Yesu, nuko hari ubuzima yaraje kurangiza, nuko hari icyo twari cyo ariko gituruka mu buzima dufite muri kamere yacu, Kristo yaje gushyira ku iherezo. Na ushobora gutekereza ukibaza ngo kubera icyo urupfu rwa Kristo, kubera icyo urupfu rwa Kristo, kuki Imana itari buhagarare ngo ivuge ngo ndakubabariye gusa, ngo ntago abana bacu bagabwe bakora ibyaha tukabahanisha urupfu. Araza akagusaba imbabazi ukamubabarira. Kubera iki se? Kubera iki? Ntago tugabwe duhanisha igihano cyitwa urupfu. Iyo dushaka umwana yenda amera neza, ntago tubati rero wanywaga itabi reka tukwice hanyuma itabiri ureke kunywa itabi. Ntago ari bisanzwe. Ariko kugira ngo uwari umunyabyaha ahinduke, cyangwa se ubunyabyaha bwe icyo ari cyo na kamere bye bishyirwe ku iherezo, hazamo icyitwa urupfu. Icyo cyumvishe wumva neza icyo Imana ivuga iyo ivuze ngo uri umwana wayo, cyangwa ikivuze iyo ivuze ngo uri umukiranutsi. Ntago iba iri kuvuga utuntu turi aho duturuka mu kuvuga ngo wakoze, ngo watekereje, ngo byagenze gutya na gutya. Oya, iba iri kuvuga kamere, iba iri kuvuga icyo uri cyo cyose. Tekereza nkuko nabivuze, ushatse guhindura umuhungu umukobwa, ibyo bintu sinzi niba bishoboka. Ariko
genda aho biroroshye. Ibaze ugiye guhindura umuntu imbwa, niyo wamutoza kumoka, kugenda nkazo, gukora nkazo, akagira yenda uburyo runaka yitwara nkazo, akagira igihe gihagije cyo kwiga uburyo zibaho n'uburyo zitekereza n'uburyo zirya n'uburyo zicara n'uburyo zigenda, ibyo akabyiga akabimetiriza, ntabwo bishobora kumuhindura imbwa nkuko bitekereza. Kubera iki? Kubera ko muri kamere y'imbwa ifite ububwa muri yo buturuka mu buzima ifite muri yo, ku buryo kuvuga ngo umuntu muhinduye imbwa ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Ukuri kw'ibiriho rero, ukuri kw'ibiriho ku banyabyaha nuko Bibiliya ihamya neza rwose yuko ari abanyabyaha, bidaturutse ku mirimo yabo, ahubwo biturutse ku gicumuro cy'umuntu umwe, nicyo babaye. Umwanditsi wa Zaburi niwe uduhishurira ngo abanyabyaha bavuka batandukanijwe n'Imana. Uhereye ku kuvuka kwabo bagatangira kwiyobagiza bakabera. Ibyo biduha ukuri kuri bo. Kandi ikindi, Yesu aje mu isi mu buryo bw'umubiri, umuntu umwe aramubwira ati reka manze njye gushyingura data n'indangira nze ngukurikire. Arangije aramubwira ati reka abapfu bajye guhamba abapfu babo. Wo kubereka ngo si no kuvuga ngo ni n'abanyabyaha gusa, ahubwo ni n'abapfu. N'abapfu. Uribuka amagambo Yesu yavuze, abivuga gutya, akavuga ngo utari umubiri wanjye nganywe n'amaraso yanjye nta bugingo, nta buzima, nta kubaho afite muri we. Ni umupfu ugenda. Niyo mpamvu umunyabyaha adashobora guhinduka umukiranutsi, kuko n'ibyo akora byose ari imirimo y'abapfu. Nta kimana ishobora guha agaciro, ntashobora kubana n'Imana iteka, ntibishoboka. Kuko ubuzima nta sano bugirana n'urupfu, kuko kimwe kinesha ikindi. Icyo nicyo kitumenyesha icyitwa kuba umwana w'Imana icyari cyo. Ntabwo Imana iri kuvuga utuntu duciriritse nk'utwo kuvuga ngo uri umunyonzi, ejo ushobora kubireka ukaba umumotari, ejo ushobora no, iri kuvuga wowe wanyawe, wowe wavutse. Iri kuvuga icyo uri cyo. Bivuze ngo kugira ngo ubundi habeho guhindura icyo uri cyo, byasaba urupfu rwawe, kuko ntago icyo uri cyo gitandukanye n'ubuzima bwawe. Nibwo buzima bwawe, ku buryo keretse habaye gushyira iherezo ku buzima bw'icyo cyitwa kuba umwana w'Imana, nibwo umwana w'Imana ashaka kugira iherezo. Kimwe rero ngira ngo mbwira abizera, ari naho nshaka kwinjira, ni ukuri kw'ibiriho, ariko kuri aba bitwa abana b'Imana. Abitwa abana b'Imana, icyo nacyo ugitekerezaho neza ukibaza kuba umwana w'Imana bisobanuye iki, ni ibiki? Ese ni ibintu umuntu avuga gutyo gusa, cyangwa bifite implication, bifite icyo bisobanuye imbere, bifite ubuzima? Kuko ijambo ry'Imana avuga ngo ijambo ry'Imana ririho, rifite ubuzima, ni rizima. Imana ivuze ngo uri umwana w'Imana, iryo jambo rifite muri ry'ubuzima buhura n'icyo cyitwa kuba umwana w'Imana. Umwana w'Imana, iyo usoma igitabo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, we iyo agaragaza intego yanditse afite, avuga ko yashaka kugira ngo abantu bahishuke ko Yesu ari Kristo, umwana w'Imana.
ariko nibirangiriraho agahita avuga ikintu kizabaho nibabimenya ngo nibizera ko Yesu ari Kristo kandi ari umwana w'Imana ngo babonerwa ubugingo muri we, babonera ubugingo muri we. Ahandi akavuga ngo ninde wabyawe n'Imana keretse uwizera ko Yesu ari Kristo. Iyo bihuje n'ibintu yanditse, urugero nko mu gice cya mbere umurongo wa 12 akavanga bamwemeye bose bakizera izina rye, avuga ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kuba, icyo kintu cyitwa kuba nicyo nahereye kare mvuga, ni ukuba kudaciriritse, ni ukuba gufata icyo uri cyo cyose, ni ukuba udashobora guhindura umodifiya cyangwa uhindura utuntu tw'inyuma, ni ukuba kugufata muri kamere, kugafata mu cyo uri cyo cyose, akaba nta kindi dushobora kukwitirira keretse icyo ngicyo. Akavuga ngo abo ntago babyawe n'amaraso, ntago ari ubushake bw'umubiri, ahubwo ni abana babyawe n'Imana. Bivuze ngo iyo avuga ko umwana w'Imana ntago bavuga uyu wavutse kuri sekuruza runaka muka runaka wo ku mubiri, no, ntago avuga uyu w'amaraso, ntago avuga uyu wakomaze ku bushake bw'umubiri muka runaka na se runaka baricaye bagira igitero cyo kugira umwana barabyara, no, ari kuvuga uwabyawe, uwaturutse mu rukingi rw'Imana, uw'Imana yafashe ubuzima bwayo ikibaruka ku buryo ushobora gusanga ikiri mu mwana, ushobora gusanga ikiri muri se, kiri no mu mwana, nukomoka kuri yo, itagira isoni zo kuvuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira, kubera ko uyu avukana potential y'ubuzima bw'ubumana muri we afite kamere nk'iya se. Isa ameze ate? Umwana niko ameze, ntacyo se yamwimye, ahubwo yamuhaye byose afite. Uwitwa umwana w'Imana, Petero niwe utubwira ngo twahawe gufatanya na kamere y'Imana. Abo babyawe n'imbuto itabora, ubwo bivuze ngo nabo nibabora. Iyo wize iryo jambo ngo imbuto itabora, riratangaje, ni seed mu cyongereza, ariko rituruka mu ijambo sperm. Nkuko umugabo agira imbuto muri we, aho umugore bakabyara umwana, niryo jambo hariya Petero yakoresheje ashaka kutubwira ngo tuvuka kuri sperm, tuvuka ku mbuto y'Imana ubwayo. Bivuze ngo tuzana za potential zose z'Imana mu kubaho kwacu. Aho niho umuntu atangira kubaho, niho ubuzima butangirira. Ubundi nta nubwo agakiza ari nko kuvuga ngo ni ikintu cyakubayeho mu mibereho yawe. Oya, ngo uba ufite ubuhamya uvuge ngo igihe kimwe byagenze gutya na gutya, noneho narindiho nza guhura n'agakiza, ndagafata, noneho nkomeza kubaho. Oya, ahubwo agakiza ntago ari ikintu cyakubayeho. Agakiza ahubwo nicyo gihe wowe wabayeho, kuko mbere yako ni wariho. Yesu abivuga neza ngo uwaba ari umupfu. Pawulo akongera akabivuga, namwe yarabazuye abari bapfuye mbere ni mwariho, nyuma muhura n'ubuzima mubaho, muhura n'iyo sperm y'Imana ifite potential y'ubumana, noneho mubaho, muhinduka bazima.
nicyo gituma mvuga ngo ntagakiza ntago ari ikintu cyakubayeho, ahubwo nibwo wowe wabayeho. Ukuri kw'ikiriho k'umwana w'Imana ni Yesu wagihishuye. Kuko ubona ko iyo wizeye ko Yesu ari umwana, nawe uhinduka umwana w'Imana. Ubwo ni igitekerezo kitwereka ko iyo wizeye icyo Yesu ari cyo, nawe biguhesha kuba icyo ari cyo. Wizeye ko ari umwana, nawe ugahinduka umwana. Umenya gukiranuka kwe, nawe ugahinduka gukiranuka. Ese ntitwasomye ibyo Paul atubwira mu Bakorino, uwo Imana yamuhinduye kuba icyaha. Navuze ngo kuba ntago ari kwa kuba guturutse mu tuntu, ntago Yesu yahindutse icyaha kubera ko hari imirimo yakoze. Nongere nyishimangira, hari imirimo yakoze y'icyaha, no. Ariko ku bwacu Imana yamuhinduye kuba icyo turi cyo. Ariko inzozi z'Imana zari izihe? Zari ukugira ngo duhinduke icyo Kristo ari cyo. Niki uwo murongo utubwira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Bivuze ngo aha dutandagira noneho aho tumenya ko gukiranuka si ikintu dufite, ahubwo ni ikintu turi cyo. Nimubonamo hagati y'umunyabyaha n'umukiranutsi harimo ikintu cyitwa umusaraba, urupfu. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha. Birangira bite? Petero arabitubwira ngo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambana. Mu yandi magambo nk'uko yabivuze ngo yayireherejeho amahanga yose, yaratwireherejeho, yaradufasha dushyira muri we. Uko niko kwamuhinduye kuba, nuko yabaye icyo twari cyo cyose, kugira ngo noneho apfe. Bivuze ngo bwa buzima, oh my God, bwa buzima bw'icyaha, bwa bundi bukomoka kuri Adamu, bwa bundi Yesaya avuga ngo umuntu ngo warwaye kuva ku birenge kugeza ku musatsi n'ibisebe bitigeze gukandwa, wa wundi Bibiliya ivuga ngo kubw'igicumuro cy'umuntu umwe yahindutse, ngo wabaye abanyabyaha. Uko kuba niko yabaye. Afata ishusho imeze utyo, afata iyo kamere, afata ako kamero k'umunyabyaha, arangira aragenda akabamba ku musaraba, agakuraho. Aragahitana agashyira ku iherezo. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane abera kugira ngo bagihishurirwe bakwiye kukimenya, kuko nicyo kumenya, nicyo Paul atubwira mu Baroma 6:6. Tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera, umuntu wacu umunyabyaha mubi, wari mubi wo kurimbuka, wa wundi utazi Imana, uvugwa mu Baroma 3 ngo bose barayobye, bose ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana, ntawe uzi inzira. Uwo nguwo wari imbata y'icyaha n'ibibi byose, uwo ni ugera ku musaraba akabambanwa, agapfana na Kristo, ibye bikarangira. Nicyo bivuze ngo nabambanwe na Kristo. Bivuze ngo ubuzima mwumora muri Adamu bwashyizwe ku iherezo, kamere z'ibyaha n'ibindi byose byashyizwe ku iherezo. Nta kintu na kimwe gikomoka kuri Adamu kikiriho, kuko urupfu ni umusaraba. Umusaraba ni urupfu. Ntushobora kuvuga kimwe ngo usige ikindi, kuko nta kindi cyabereye ku musaraba, ni urupfu. Habaho gupfa. Urupfu bisobanuye iki? Bisobanuye iherezo ry'ubuzima. Umuntu wacu wa kera, umuntu wacu wa kera yabambanwe na Kristo, yarapfuye, ntabwo akiriho. Iryo ni ijambo ry'ukuri turuka ku musaraba. Abizera bose bakeneye kuhishurirwa bakamenya yuko batakiri nk'uko bari kera.
ukuri kw'ibiriho kuri bo bitandukanye n'ukuri kw'ibyari byo bari byo kera. Niyo mpamvu nusoma amagambo Paul akoresha avuga iby'umunyabyaha ntago yivuga nk'aho akiri umunyabyaha. Oya, iyo usomye Abaroma 5 umurongo wa 8 nibura ukumva uburyo bavuga ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Bese niwumva ko Pawulo ari kuduhishurira ko abizeye Kristo bagahishurwa urupfu rwe yabapfira ari abanyabyaha ariko ntago nyuma y'urupfu bagombye kuba abanyabyaha. Oya, none se waba ukiri umunyabyaha ukavuga ngo tukiri abanyabyaha? Waba uri muri Kigali ukavuga ngo nahuye n'umuntu nkiri Kigali kandi ariho ukiri? Waba uri umunyeshuri ukavuga ngo kera ngo iri somo ntago naryumvaga ngo nkiri umunyeshuri kandi ukiri umunyeshuri? Oya, tukiri harimo message twereka ko igihe Paul yabivugaga atarakiri umunyabyaha. Ntago yarakiri umunyabyaha, ari kuvuga ibya kera Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Nugera mu gice cya 7 uzumva imvugo nanone avuga nk'iyo. Igice cya 5 avuga ngo ubwo twari tukiri abantu ba kamere, Mwene magambo Paul nanone kuduhishurira ngo ntabwo abizera ari aba kamere. Oya, hari igihe cyari ari kwerekana ngo hari igihe cyari bakiri aba kamere ariko uyu munsi ntago bakiri aba kamere. Ikinyuranyo cy'aba kamere ni ab'umwuka, kandi ibyo bintu ntago byose biberaho icyarimwe ngo uvuge ngo uruhande rumwe ndi uwa kamere ariko uruhande rundi ndi uw'umwuka. Oya, kuko ibyo byose bibyawe bigihari, byose bibaye bigihari ntago wavuga icyo. Ntago wavuga ngo nyiri umunyeshuri kandi ukiri umunyeshuri. Niyo mpamvu bavuga ngo tukiri aba kamere, ari kwerekana ibya kera, ari kuvuga igihe yari akiri, ariko nanone harimo message itubwira ngo uyu munsi ntabwo akiri. Niyo mpamvu umwana w'Imana bidashoboka ko aba umunyabyaha. Ntago ashobora kuvuga ngo ni umunyabyaha, ntago bishoboka. Kuko ibyo nanone byaba bisebeje, byatuma nibaza ngo so ninde, wakomotse he? Kuko niba kuba umunyabyaha bituruka kuri kamere, kuri kavukire, ubwo no kuba umukiranutsi bigomba kugira aho bikomoka, nabyo bikomoka kuri kavukire. Ukuri kw'ibiriho kubizera kandi tubona kandi duhamya nuko iyo wizeye icyo Kristo ari cyo uhinduka icyo ari cyo. Kristo yari ugukiranuka kw'Imana, ariko Musa yapfuye. Ijambo ry'Imana tubwira ngo muri we icyo Imana yashakaga nuko muri we duhinduka, twebwe nge nawe bizera duhinduka gukiranuka kw'Imana. Mbere yuko utekereza gukora, mbere yuko utekereza ibyo kwibwira, mbere yuko utekereza ibyo kwemera, bihera mu kubanza kumenya icyo uri cyo ni iki. Icyo uri cyo muri kamere yawe ni iki. Ku bana b'Imana icyo bari cyo muri kamere yabo ni ikihe? Si ibyo gusa, ahubwo
Bibiliya itwereka ikindi kintu gikomeye, igatandukanya ibya kera n'ibiriho none, kugira ngo umuntu nakanguka amenye no gutandukanya ibyo bintu. Urugero, iyo usomye mu Efeso igice cya 5 ugasoma umurongo wa 8, Paul avuga ngo kuko kera mwari umwijima, kuko kera mwari umwijima. Hano umwijima uhagarariye ibintu byose, ibintu bibi. Umuntu ni mubi, umuntu ni umupfu, umuntu w'umupfu, umuntu mubi, umuntu w'umunyabyaha, umuntu udashobora gukora icyiza na kimwe, nta cyiza kimuturukamo, umuntu usanzwe nyine ukomoka ku bandi bantu bagenzi be, w'inyama n'amaraso, unafite iby'iwabo byose, na zazi na bya bindi bite bya karande. Ibyo byose bikomoka kuri wa muntu wa kera. Nyamara niba mwankurikiye, twabonye ko uwo muntu yapfuye, kandi niba yarapfuye yagendanye n'ibye byose, kuko kera mwari umwijima. Nta nubwo yanavuze ngo kera mwari mu mwijima, kera mwari umwijima. Nta nubwo ari kera wari umunyabyaha, ahubwo wari icyaha. Nta nubwo kera wari mu rupfu gusa, ahubwo wari n'umupfu. Oh my God. Ariko buretse wumve, kera ni kera. Kera mwari mutandukanijwe n'Imana, ni kera. Ubwo mwari mukira abakamere, ni kera. Ubwo mwari muri abanyabyaha, ni kera. Hano ndi kuvuga kuba, kuko hano yavuga ngo ni umwijima, ni ukuvuga ngo nakacyo nakamwe, nakantu keza nakamwe kamurangwaho. Ariko umwizera akwiye kumenya ko ibyo ari ibya kera, ni kera, ahubwo hari ibya none. Avuga ngo none mukaba muri umucyo mu mwami wacu. Niwumva urwego wariho kera umwijima, ni kera. Ariko uyu munsi Bibiliya iratubwiye ngo uri umucyo. Nta nubwo utuye mu mucyo gusa, ahubwo wowe uri umucyo, uri ugukiranuka kw'Imana. Ubwo Bibiliya imwita umuntu mushya. Mu Kinyarwanda barabizanye baravuga ngo yaremewe ibyo kwera no gukiranuka. Ariko iyo usomye mu zindi ndimi, urugero nko mu Cyongereza, ntabwo babivuga gutyo gusa, nubwo n'ibyo ari byo. Baravuga ngo the new man who was created after God. Ako kantu nako karimo, yaremwe hakurikijwe Imana. He was created after God. Uwo niwe bita umwana w'Imana, ku buryo asa na se 100%, nta kintu na kimwe atandukaniyeho na se. Mbese nimwasomye icyanditswe muri Yakobo igice cya 17 havuga ngo Imana ayivuga ngo ni se w'imicyo, the father of lights, ni se w'imicyo. None nimwumve icyo Paul atubwira ngo kera mwari umwijima, none uyu munsi muri umucyo. Bivuze ngo abana b'Imana niba ari se w'imicyo, ubwo ni umucyo data, ariko nanone ababyara ni imicyo. Mu yandi magambo hano hari kutubwira ngo uyu munsi none muri umucyo. Niwumva neza icyo ijambo iyo rivuze ngo umwana w'Imana was created after God, mu gukiranuka. Yaremwe mu gukiranuka. Nta nubwo yaremwe ibyo gukiranuka gusa, ahubwo yaremwe mu gukiranuka. Gukiranuka ni kamere, na kamero ke. Kwera na kamero ke. Niyo mpamvu umwana w'Imana ntabwo agira intego yo kugera ku gukiranuka, ahubwo gukiranuka ni icyo ari cyo avukana muri kamere ye.
noneho rero wumva ikintu gitangaje kibaho. Ibyo abantu bita imirimo myiza, ibyo ntago bigirwa n'abantu bose, ahubwo bigirwa n'abana b'Imana. Imirimo myiza ituruka he? Kuki ari cyo? Habaho imbuto zo gukiranuka, ariko imbuto zo gukiranuka wumva ikintu ahantu ziri guturuka ku cyo ari cyo. Kuko hano umurongo wa 6 ni wa 9 niho hitavuga ngo kuko imbuto z'umucyo. Kadusome duhere ku murongo wa 8 neza. Kuko kera mwari umwijima, none mukaba muri umucyo mu mwami wacu, nuko mugende nk'abana b'umucyo. Uri kuvuga ko kugenda nk'umwana w'umucyo, ubanza kumva ko uri umwana w'umucyo, kandi ubwo nawe uri umwana w'umucyo. Hatubwiye ngo kera mwari umwijima, none muri umucyo, bivuze ngo uri umwana w'umucyo, nawe uri umucyo. Icyo ni cyo uri cyo. Noneho ibyo kugenda nk'abana b'umucyo biza ku bantu babanje kumva no kwemeranya n'Imana ko ari imicyo. Murongo wa 9, kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri. Kuko imbuto z'umucyo kuko imbuto z'umucyo, ibyo kugenda nk'abana b'umucyo, ibyo gukiranuka, iby'ingeso nziza, iby'ukuri, byera ku giti kigabwe gihari. Ni babandi Yesaya yahanuye akavuga ngo bazaba ibiti byo gukiranuka. Abo ni ibiti byo gukiranuka. Icyo bari cyo ni ugukiranuka. Muri kamere yabo ni ugukiranuka. Ntabwo gukiranuka ari intego bazagira, ahubwo ni itangiriro ry'icyo bari cyo. Noneho hari ibiberaho, hari imbuto ziza, fruits, imbuto ziza, umusaruro w'icyo bari cyo. Ariko se ni gute umuntu utaremeye Kristo ngo ahinduke icyo Kristo ari cyo? Ushaka gutangira kumubwira ati noneho nugakora ibi, kora ibi, kora ibi na biriya, ukamubwira ibyo gukiranuka. Uri kubibwira umunyabyaha? Ntabwo bishoboka. Uri kubibwira umupfu? Niho ko wakwinjira muri morgue ugatangira kubwira imirambi iryamye hariya mujye kuvoma, mujye muteke, ukabaha imirimo. Uzagenda ugaruka usanga iracyaryamye. Ejo bivuge ugaruka usanga iracyaryamye. Uko niko umunyabyaha upfuye adashobora kugira ikintu kiza akorera Imana. Ariko se nyuma yo guhinduka ukamenya ko uri umucyo, ibya kera bikaba bishize, ugomba kwizera bya bindi bya kera. Oya, ibi bintu ntago bifatanye. Ntago uvuga ngo uruhande rumwe ndi umwijima ariko urundi ndi umucyo. Ntago uvuga ngo uruhande rumwe ndi umunyabyaha ariko urundi uri umukiranutsi. Ntago uvuga ngo uruhande rumwe uri wera ariko urundi uruwanduye. Oya, habaho ukuri kwa kimwe muri ibyo ngibyo. Ariko hano mbere yuko tuvuga ibyo gukora, turi kuvuga icyo uri cyo. Icyo uri cyo ntushobora kukibonera ahandi keretse Kristo Yesu niwe shusho. Mwegeze mubona uburyo abubatsi baba bafite ibishushanyo mbonera, bakaba bafite uburyo ibintu biteye, uburyo inzu izaba iteye, hazajya idirishya, hazajya umuryango, izaba ireshya gutya mu kuzamuka, izaba ifite floors zingahe, ibiki byose biba biri aho ngaho. Uyu muryango ujya hariya n'uriya ujya hariya. Umwubatsi yagiye kubaka arahindukira akareba ku gishushanyo, akamenya ibyo aho gushyira ibintu hakwiriye. Kubera iki? Ijambo ry'Imana mu bitangaza byadukoreye duhishurira ngo iyo tureba Kristo tumureba nk'abireba mu ndorerwamo. Iyo tureba ubwo bwiza bwa Kristo
tumureba nk'abireba mu ndorerwamo. Mu yandi magambo, iyo tumureba biduha kureba tukamenya icyo turi cyo. Iyo Petero wabivuga, avuga ko turi ubwoko bwatoranijwe, ubwoko bwatoranijwe, ubwoko bufite aho buhura. Ijambo ubwoko bivuze race, bivuze generation, bivuze akamero kw'abo bantu n'uburyo bateye muri bo, muri kamere yabo. Akavuga ngo abo ni abantu, ni breed, ni abantu bashya, ni ubwoko bushya. Ngenda umuveterineri kamvuga ururimi rw'abaveti kugira ngo byumve neza. Ushobora kuvuga izina rusange ukavuga ngo izi ni inka, ariko mu nka tugira ibyo twita breed cyangwa se ubwoko runaka bw'inka runaka. Niho haza yenda firizone, ni hano haza injerisi, ni hano haza ubwoko butandukanye bw'inka. Iyo uvuga ako kantu kitwa ubwoko, bizose ni inka, ariko muri izo nka harimo ubwoko. Ubwo bwoko muri bwo bufite potential runaka ushobora kujya gushaka ukavuga ati iyi ngiyi igira amata menshi, ariko ntabwo bihera mu kiricyo. Ikiricyo nicyo kiyihesha kuba ishobora kuba igira ingano y'amata runaka. Ntabwo kugira ingano y'amata runaka bituma ikiricyo, ahubwo kuba hari ikiricyo. Ndashaka kwinjira aho hantu, ubwoko bwatoranijwe. Ushaka kuvuga ikintu gitandukanya ibintu ubona rusange, gituma muri byo hazamo ibintu bitandukanye. Uri kubona y'abana b'Imana twireba, tuba tukibona nk'abantu kubera ko uracyabona amaso yawe ibyakwereka by'inyuma, uracyabona umbere cyameze nkaho niba ari umwana muvukana ku mubiri, igihe wavutse ubwa kabiri, yenda niba wanyu mujya mu binzobe uracyari inzobe nkawe, niba muri barebare uracyari muremure nkawe, niba hari uburyo muteye inyuma umuntu ashaka kubareba akavuga ati mukomoka ku mubiri wababyaye n'umwe so. Ko Bibiliya itubwira ko ibyo bitagomba kutuyobora, ahubwo mu gihe twavutse tukavukira mu muryango mushya wa wundi twabonye kuri se w'imico, natwe tugahinduka imico, dukwiye gutangira kwibona gutyo kuko twavutse ubwa kabiri. Ivuko rya mbere ntacyo riba rigisobanuye kuri twebwe, kuko ibyo ni by'igihe gitoya, ahubwo twinjira mu byiteka, ariho tuvuka kuri data se w'imico, natwe tukamenya ko turi imico. Twavutse ku gukiranuka, natwe tuzavuka turi gukiranuka. Twavutse ku kwera, tuza natwe turi ukwera. Ikintu gitangaje, Imana nifite isoni zo kukwita ko uri nk'uko iri. Inkomoko yawe uri ubwoko bukomoka ku Mana. Icyo ubwoko budasanzwe udashobora kugereranya n'icyo wari cyo mbere, kuko reba nk'ukuntu Paul abivuga, umuntu wese ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Niwumva icyo kintu yita ngo ni icyaremwe gishya, niwumva uwo muntu avuga ngo ni icyaremwe gishya, uwo ni wowe. Niba uri muri Kristo uri icyaremwe gishya, bivuze ngo ntabwo ufite ahashize ngo nk'amateka y'ahashize. Oya, igihe winjiye muri Kristo ni ubuzima bushya. Icyo ubaye cyo gitangiye uwo munsi, kuko wiswe icyaremwe gishya. Niyo mpamvu ahita anakurikizaho ngo ndore byose bihindutse bishya, ibya kera byashize, noneho n'ibikugaragiye n'ibyawe byose, n'ibyo wiriretinga nabyo, n'ibyo uhura nabyo byose bigomba kuba muri wowe bishya. Niyo avuga ngo ndore
dore reba hishurirwa byose, atari bimwe na bimwe wenda bigiye kugenda bihinduka, no, ku itangiriro byose bihindutse bishya. Byose bihindutse bishya, bivuze ngo dufite umuntu mushya, ubuzima bushya, imibereho mishya, kwibwira kugomana ko guhinduka kukaba gushya, ibyo avuga bigomba guhinduka bikaba bishya, kubera ko byose usigaranye ntago ari ibya kera n'ibishya byiyunze, ahubwo ibya kera biba bishize, noneho bagatangira ibishya. Ariko byose bihera ngo ni icyaremwe gishya. Ni wa wundi uvugwa mu Befeso ngo yaremewe ibyo kwera no gukiranuka. Yaremwe ni icyaremwe cy'Imana, n'uwo Imana yiremeye, turaba Imana yiremeye, turaba Imana yiremeye. Ntago ari nka wa wundi uvuga ngo ndacyari mubi. Oya, ntago ukiri mubi, ahubwo ibya kera, iby'ububi, iby'ubunyabyaha, iby'urupfu bitandukana, bigira iherezo igihe umuntu yinjira muri Kristo Yesu. Noneho uwo munsi hakaba hatangiye ibishya, ubuzima bushya. Niyo mpamvu umuntu wese uri muri Kristo Yesu, Bibiliya itwereka ko agomba kwigishwa ibihura n'ukuri ko muri Kristo. Ukuri ko muri Kristo ni ibishya, ntago ari nk'ibya kera. Ese nimwumvisha abantu batekereza ibya karande zikomoka ku mubiri? Wari uzi ko iyo ugeze muri Kristo Yesu mu bya kera bishira n'ibyo birimo? Ntago uba ukihuza na biriya bintu byo ku mubiri. Niho Paul avugira abwira abayuda n'abagiriki muri Kristo nta muyuda nta mugiriki, kuko ibyo ni ibintu byo ku mubiri. Iby'amaraso y'ubuyuda n'iby'amaraso y'abanyamahanga, ibyo muri Kristo ntibibamo. Nta mbaraga, nta mumaro, nta kintu bishoboka. Niyo mpamvu akubwira ngo iyo ubaye icyaremwe gishya, tuba turi kuvuga Kristo muri wowe. Tuba turi kuvuga bene se ba Kristo, tuba tuvuga ibi byaremwe bishya, abavandimwe, abavukanyi ba Kristo. Noneho uwamenye ko ari mushya niwe wenyine ushobora kubwirwa iby'ubuzima bushya, akabyumva, akabihishurirwa, akanemera, agatangira kubigenderamo, kuko yabanje kumenya ko ibyo arimo kera bitandukanye n'ibyo arimo ubu. Ariko si ibyo arimo gusa, ahubwo icyo ari nacyo kera gitandukanye n'icyo arimo ubu ngubu. Umuntu ukomoka kuri Adamu nta cyiza abasha gukora, ariko se n'umuntu ukomoka ku Mana muri Kristo Yesu w'umucyo, nawe agomba gutekereza ko nta cyiza abasha gukora. Oya, ahubwo uyu yavukanye potesho y'ibihura n'ukuri ko muri Kristo Yesu. Uwo Bibiliya imuvugaho iki? Ivuga ko yaremewe ibyo kwera, yaremewe ibyo gukiranuka, yaremewe imirimo myiza, yaremewe kubaho nk'uko Imana iriho, yaremewe kugenda nk'uko Imana igenda, yanaremewe gutekereza no kwibwira nk'uko Imana yibwira. Uburyo Imana ibona ibintu nawe agatangira kubibona nk'uko Imana ibibona. Niyo mpamvu mbere y'uko utekereza ibindi, banza wibaze ngo ukuri kw'icyo ndicyo none ndakuzi. Ese nizeye Kristo umwami n'umukiza? Nizeye ibyabaye ku musaraba, urupfu rw'umuntu wa kera nararwemeye, ndarwizera, nemera ko nabambanywe na Kristo ukomoka kuri Adamu. Ubuzima n'imibereho byose byo muri Adamu byarangiranye n'umusaraba, hanyuma mu muzuka ari naho haba ibyaremwe bishya. Uyu muntu mushya utarigeze kubaho ndamwemera, ndamuzi. Niyo mpamvu ikintu Imana ikorera abana bayo ni ukubahishurira abo baribo. Hari igihe dutekera ko ibi bintu byose bihari. Ndibuka nyizera ubutumwa bwiza, nabanye n'abizera bakunda kuvuga gutya. Kumva aje imbere arasenze ati ari gushima Imana ati Imana
Imana ishimwe ko yamishuriye ko ndi mubi. Ariko nabivuge muri context yo kuvuga ibyashize, ahubwo akabivuga ko even na nyuma yo gukizwa aguma kugira ayo mahishurirwa. Nahishuriwe ko ndi mubi, nahishuriwe Imana iradukunda nubwo turi abanyabyaha. Ukurikije ubwenge bwa kamere y'abantu n'uburyo yenda bashobora kuba bari kwexperiencing ikintu runaka n'ibyo bari kunyuramo, ushobora kugira ngo ibyo bintu ni ukuri. Ariko Bibiliya iduhamiriza ko umuntu wacu wa kera yabambwe. Niwumva se ko umuntu mubi nawe afitanye isano n'ibyo bintu bya kera n'umuntu wa kera, Bibiliya iduhamiriza yuko uwo muntu yabambwe ku musaraba, yapfuye, ubuzima bwe bwashyizwe ku iherezo. Ibyo ni Imana ibivuga. None yagaruka guti kandi kongera guhishurira ko uri mubi? Ntago bishoboka. Niyo mpamvu udashobora kuvuga ngo nge ndi mubi ariko muri Kristo, nge ndi umunyabyaha ariko muri Kristo ndi umukiranutsi. Oya, ahubwo Bibiliya itwereka ko iyo wemeye umusaraba uba wemeye n'ibyo wakoze, uba wemeye n'ibyo washyize ku iherezo. Noneho uteye intambwe, ubayeho bundi bushya, nibwo ubayeho uremwe n'Imana, uri Imana yiremeye n'amaboko yayo, igutaka gukiranuka no kwera kwayo, irakwibyarira, ikubyara utandukanye n'uwariho mbere, witwa uwaremewe imirimo myiza. Ubu Bibiliya imwita umucyo, imwita ugukiranuka kw'Imana, imwita ubwoko bwatoranijwe, imwita umwami n'umutambyi, imwita umwana w'ibwami, ntago ari umwana wo mu gasozi. Oya, ukumenya icyo uri cyo niko urushaho kubona imbuto z'icyo uri cyo, ukubibona muri wowe w'imbere. Niyo mpamvu kubaho k'umukiranutsi, kubaho kuwera, kubaho k'umwana w'Imana, kubaho k'uyu muntu witwa gukiranuka kw'Imana, kubaho k'uyu muntu witwa umucyo, bituruka mu cyari cy'imbere. Niyo mpamvu kuyoborwa ayoborwa biturutse muri we. Yavukanye potential y'ubuzima bw'ubumana bwose. Igikeneye kuri we nuko bimenya, uko areba Kristo, uko ahishurirwa Kristo, akamera nk'uwireba mu ndorerwamo, akamenya kuko Kristo ari nawe ari kwari, nkuko Yohana biduhishurira ngo uko ari niko natwe turiho mu isi. Uko abimenya, akabyemera, akagendera muri byo, akabihishurirwa, nibyo bimwinjiza, nibyo bimukuza, bikamwinjiza muri uyu mudendezo twahawe, muri ubu buzima twahawe, agatangira kurya ku mbuto z'icyari cyo mu mibereho ye yose yo kubaho. Imana ishimwe cyane. Kimwe cyo ngira ngo wumve neza mu byo navuze byose. Uzi ukuri kw'icyo uri cyo, uri umwizera, ese ntabwo urizera urupfu rwa Kristo n'umuzuko we. Ndavuga ko byizera ukamenya icyo bisobanuye, ntabwo mvuga kuvuga ko bivuga gusa, ndavuga ko byizera ukamenya icyo bisobanuye. Niba utarabyizera nawe uyu munsi wabyizera, ariko nanone reka mvugane n'abizera, mumenye icyo muri cyo, ukuri. Icyo nicyo kwizera ari cyo. Kandi niba warumvise kwizera icyo ari cyo, ntago ndi kuvuga experience zawe, ntago ndi kuvuga ibyo urebesha amaso, ndi kuvuga ibyo ijambo ry'Imana rivuga kuri byo. Kuko nkuko twabibonye Aburahamu, Imana yamubwiye ngo uri sekuruza w'amahanga menshi, mu gihe nta n'ikimenyetso na kimwe cyabyerekanaga. Uyu munsi twebwe abizera twe dutekereza gute? Dutekereza ko Imana igomba kugivuga ibihura n'ibyo tubona amaso yacu y'umubiri, n'ibyo twanyuzemo, n'ibyo tubamo cyangwa tunyuramo. Oya, ahubwo Imana ivuga ibihura n'ibyo yaremye muri Kristo Yesu. N'Imana ivuze ngo uri umucyo, uko niko kuri kugomba kwemezwa mu mutima wawe, iby'ububi n'ubunyabyaha ukabyibagirwa, ukemeranya n'Imana,
uri ugukiranuka kw'Imana ukemeranya n'Imana ivuga ngo uri ugukiranuka ni uri icyaremwe bya kera biba bishize uko niko kuri kw'ibiriho ntago ari ukuri kw'ibizaba ntago ari ukuri kw'ibigenda biba ni ukuri kw'ibiriho here and now ahangaha nona kwizera ni ukwemeranya n'iryo jambo kuva uyu munsi niwongere kwimenya ukundi ahubwo ugatangira kwimenya nk'uko Imana ikuzi muri Kristo Yesu. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ugume wihe iby'iri jambo kandi uko urimenya uko uryibwira usanga ari Imana yahamije muri Kristo Yesu, kandi rwose ibyo wemejwe muri wowe nibyo bisohoka no mu mibereho yawe ikabihamya. Murakoze cyane mu izina rya Yesu Kristo, amen.